Ndashima Imana cyane ku bw'aya materaniro, nubwo wenda hari n'ababizamo kubera ari gahunda yatangajwe cyangwa se bakabona nk'andi materaniro, atari ukugira ngo mbikabye, ahubwo nuko nzi ko kandi ndabyizera Imana ifite umugambi udasanzwe kuri buri muntu wese uza muri aya materaniro, cyane cyane yuko dukurikije icyo ibyanditswe byera bitubwira, imigabane ibiri, icya mbere uko umunsi wo kuza kwa Kristo urushaho kwegereza, dukwiriye kurushaho kugira guterana kwera. Ibyo ngibyo nigeze kubibabwira mbaho urugero igihe mu gihe cya William Mireri bigaga ubuhanuzi buvuga yuko Kristo agiye kugaruka. Murabizi William Mireri yatangiye kubwirizwa ubutumwa mu mwaka wa 1431, ariko ababwizeye bamaze imyaka irenga 12 ibyanditswe mu ntambara ikomeye mwari bisomye. Buri munsi barangiza akazi bakajya guteranira mu rugo rw'umwe muri bo bakiga ijambo ry'Imana. Imyaka irenga 12 bikora buri munsi, bitewe no kwizera kuzima bari bafite mu kugaruka kwa Yesu n'umwiteguro bumvaga bagomba kugira. Gusa dufite impamvu mbabwira ko dukwiriye gushimira Imana ku bw'aya materaniro, kandi n'ibibi by'umuhango, ahubwo tugasaba Imana yuko umugambi wayo usora mu mibereho yacu. Nuko dufite n'ubuhanuzi buvuga yuko amateraniro aho ijambo ry'Imana ryigirwa, abantu bagasuzuma imitima yabo bakihanira imbere y'Imana, ayo materaniro azagenda arushaho kugabanuka cyane no kuba make kugeza igihe azashiriraho, kuko kugaruka kwa Kristo kugenda kurushaho kwegera. Niyo mpamvu abantu bakwiriye gukoresha uburyo bafite hakiri kare kugira ngo babashe kugira umwiteguro ukwiriye, bakoresheje uburyo Imana ibitanze. Ibyo bizagenda birushaho kubaho, cyane cyane ko mubizi neza yuko Yesu ku munsi azagarukiraho, niko mu ntambara ikomeye byanditswe bitubwira, hari ahantu hatatu agomba kuzasanga abanazatwara. Bamwe azabasanga mu mva nyine bapfuye, bapfanye kwizera kuzima, bazuke bamusanganire. Abazaba bakiriho azabasanga ahantu habiri, ni muri za gereza aho bazaba barabafungiye. Abandi azabasanga mu misozi no mu bihanamanga hirya aho bazaba barahungiye bitewe n'impamvu nyine z'iyi minsi naho iri kugenda yerekeza. Bivuze ngo abana b'Imana bagomba kugenda bitandukanya n'isi, kugeza ubwo n'isi nabigomba kubanga, bakazisanga bari mu itsinda muri gereza no mu bihanamanga. Nubwo wenda ntababwiye ngo mujyeyo, kuko ntabwo ari mwe muzafata umwanzuro wo kujyayo, isi izabajyanayo. Ariko niba uyu munsi umuntu atari gufata umwanzuro mu gihe afite umudendezo wo guhitamo Imana, niba atari kwitandukanya n'iby'isi akoresheje ubushake bwe n'uburyo Imana yamuhaye, mbese koko igihe bizaba ngombwa yuko abari aho, murabyibuka tw'ikiyo cy'abavodwa basize amasambu, basiga ubutunzi, basiga amazu yabo, koko umuntu azabasha kubyihanganira? Ni byiza rero yuko dukoresha uburyo Imana ibiduhaye ubu. Tugiye no kureba aho bike muri byo mu butumwa bwa Marayika wa gatatu. N'ubundi ku butumwa bwa Marayika wa gatatu bwarantangaje cyane, ntimuzanabirambirwe. Ellen White yanditse amagambo aboneka muri za volume 21 y'igitabo cyitwa Manuscript Release, banditsemo ibyo ibihamya Ellen White yandikishije intoki. Aravuga ngo ubutumwa bwose uko bwakabaye, ubutumwa bwiza bwose uko bwakabaye bukubiye mu butumwa bwa Marayika wa gatatu. Ayo magambo muranayibuka, abibuka ijambo umuyobozi wa General Conference Pastor Ted Wilson yavuze mu mwaka wa 2013 mu nama ngaruka mwaka ya General Conference, yongeye kubigarukaho. Tugiye gusoma n'ubundi ubwo butumwa bwa Marayika wa gatatu muri Yesaya igice cya 53. Yesaya igice cya 53. Yesaya nyuma yo kumara igihe runaka yigisha Abisirayeli, myaka irenga 50 y'umurimo w'ubuhanuzi bwa Yesaya. Murabizi ko buri muhanuzi wese wabayeho muri Bibiliya, nubwo uyu munsi abantu babihaye indi sura, umuhanuzi wese Imana yahagurukije muri Bibiliya, ntabwo Imana yabaga imuhagurukije kubwira abantu ibizaba. Ntabwo ariyo gahunda y'ubuhanuzi bwo muri Bibiliya. Oya,
kuvuga ngo nabonye yuko ngo ibyago bya Imana bihagaritse, kuvuga ngo nabonye yuko ngo hari abantu ngo bakwanga cyane ngo none usenge cyane, ngo nabonye yuko ngo hari imodoka ngo wari ugiye kujyamo ngo none ngo iri bukore impanuka ngo iri joro ngo usubike urugendo ngo cyangwa usenge cyane. Ubuhanuzi bumeze butyo nta buhanuzi Imana igeze itanga bumeze butyo muri Bibiliya. Ubuhanuzi bubwira abantu ibizaba, umuhanuzi yabaga ashinzwe umurimo umeze nk'uwo Yohana Umubatiza yahawe. Yabaga ashinzwe guhagarara munsi y'umusaraba w'i Karuvari agatungira abantu bose agatoki kuwubambyeho, akababwira ngo nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Niwo murimo w'umuhanuzi. Iyo abantu babaga bataye inzira ibaganisha kuri Kristo we gitambo kizima, abantu bagahusha intego bakava mu mugambi w'Imana, umuhanuzi yahabwaga ubundi butumwa bwo kubacyaha no kubaburira, kandi akababwira ko nibaramuka banze kuva muri iyo nzira bagakomeza inzira yo kugomera Imana, akababwira ibyago Imana yavuze bigomba kuzabazaho. Niyo miterere y'ubuhanuzi bwose muzabona muri Bibiliya. Yesaya nyuma y'igihe atanga ubwo butumwa, ariko akabona abantu bafite ibindi bitekerezo, kandi yabona bafite ibindi bitekerezo ntibahagarike gahunda z'iyobokamana zabo. Abatambyi bagakomeza bagatamba ibitambo, nyamara ibitekerezo byabo byaravuye ku gitambo cya Kristo. Imihango yo mu itorero no mu rusengero igakomeza, ababatizwa bakabatizwa, abayobora bakayobora, ababwiriza bakabwiriza, abaririmba bakaririmba, abantu bagahora muri urwo rujya n'uruza rwa gahunda zo mu itorero. Yesaya yabyitegereje akibaza ukuntu izo gahunda zose ubundi Imana zitangiye kugira ngo zerekeze abantu kuri Kristo, ariko agatangazwa no kubona abantu bazikora cyane, ariko nyamara imibereho yabo ikaba yambaye ishusho yo kwera, ariko imbaraga zo kwera zitabarangwaho. Yesaya yibaza ikibazo mbere yuko atangira ubundi butumwa bwerekeza abantu kuri Kristo. Mu gice cya 53 cya Yesaya, Yesaya arabaza ati ninde wizeye ibyo twumvise? Nyuma yo kumva ubutumwa bwiza igihe kirekire, nyuma yo kwerekeza abantu kuri Kristo, igice cya 53 cya Yesaya kiravuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko kw'Uwiteka kwahishuriwe nde? Iki kibazo muri iyi minsi dukwiriye kuba tukibaza cyane, kuko murabyibuka amagambo ndi bubasomere n'ubundi yanditse mu butumwa bwatoranijwe volume ya 3. Wenda ndabizi Imana yagennye ko na volume ya mbere n'iya kabiri z'ubutumwa bwatoranijwe ziba mu Kinyarwanda, n'iya 3 nayizaza. Ndabarangira page n'isubi mu byandike, ubwo ni mu gitabo cy'icyongereza ubutumwa bwatoranijwe volume ya 3 isubi ya 2 page na 72 isubi ya 2. Yari yaranditse ngo ubutumwa bwa Marayika wa 3 ni ukwamamaza amategeko y'Imana no kwizera Yesu Kristo. Ubutumwa bwa Marayika wa 3 ni ukwamamaza amategeko y'Imana no kwizera Yesu Kristo. Amategeko y'Imana yarabwirijwe, ariko kwizera Yesu Kristo ni kwigeze kubwirizwa n'Abadivantisi umunsi wa 7 nk'uko babwirije amategeko. Amategeko n'ubutumwa bwiza bigomba kugendana. Ntabwo nabona ururimi rwatuma nsobanura iyi ngingo mu mwuzuro wayo. Kubera iki Ellen White atangajwe no kubona uburyo twabwirije amategeko cyane tukabwiriza kwizera Yesu Kristo gahoro, kugeza ubwo iyo iyi ngingo abantu tugiye kuyigisha usanga hari abantu bamwe bafite impungenge bumva ngo hari ibintu umuntu agiye gukomaho kandi ubundi bidakomwaho. Ndagira ngo mutege amatwi iki kintu, twongere dusubire mu Byahishuwe cya 14. Byahishuwe 14, kugira ngo turebe ngo ni ibiki bigize kwizera kwa Yesu, ni ibiki bigize kwizera Yesu Kristo. Nubwo hano bagivuze ngo kwizera nko kwa Yesu, ariko nimusoma muri ya magambo asobanura hasi no kwizera kwa Yesu Kristo. Mu butumwa bwa Marayika wa 3 mu Byahishuwe 14 umurongo wa 12 haranditswe ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. Ubutumwa bwa Marayika wa 3 ni ukwamamaza amategeko y'Imana no kwizera kwa Yesu. Ndeka mutege amatwi amagambo mwumve icyo dukwiriye kuba tubwiriza muri Bibiliya. Ubu butumwa burasobanuye ngo amategeko y'Imana mu gihe yamamajwe hakwiriye kuvugwa iki? Igihe twabonaga umurimo w'amategeko nk'uko tumaze iminsi tubyiga mu rwandiko Paulin yandikiye Abaroma, mu gitabo cy'umugenzi igihe twabyigaga Abaroma igice cya 19 n'uwa 20 haranditswe ngo
tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwa n'urubanza imbere y'Imana. Umurimo w'amategeko ni ugutuma abantu bose bari mu isi batsindirwa n'urubanza imbere y'Imana, kugira ngo umuntu ushaka gutsindishirizwa namara kubona ko atsinzwe akaba ari uwo gucirwaho iteka amanika amaboko. Uwo nguwo wenyine niwe Kristo abasha gutsindishiriza. Umurongo wa 20 w'Abaroma 3 baravuga ngo kuko imbere y'Imana ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Biravuze ngo niba ubutumwa bw'Amarayika wa gatatu ari ukwamamaza amategeko y'Imana no kwizera Yesu, umurimo wa mbere mu butumwa bw'Amarayika wa gatatu tugomba gukora ni ukubwira isi yose urwego igezeho yica amategeko y'Imana, kuko niwo murimo w'amategeko. Mu gihe twebwe Ellen White amagambo avuze ko twamamaje amategeko y'Imana cyane, muzarebe ingingo twibandaho twabwirije abantu. Ni ukuza ukabwira umuntu yuko mu gihe eruhukaga dimanche akaba agomba kuruhuka ku isabato, ukamubwira utumva dimanche ntabwo ari umunsi wo kuruhuka, ahubwo umunsi wo kuruhuka ni ku isabato, none va dimanche uze ku isabato. Ntabwo ubutumwa bw'Amarayika atari gutyo buvuga. Ni ubwemeza umuntu icyaha cye, bukamubwira ko ukuboko kw'itegeko rya 4 ryo kuruhuka isabato ari uwo gucirwaho iteka. Iyo ngingo itararemerezwa ku buryo icyo kintu cyumvikana mu mutima w'umunyabyaha, ntabwo igitambo cya Kristo zigera amenya agaciro kacyo. None se urabwira umuntu urabwira umuntu utazi ko arwaye, utazi uburwayi afite, uri kumwohereza kwa muganga, uwo muntu araza kujyayo? Murumva ari buza kujyayo? Ngiye kubasomerera amagambo kugira ngo mwumve uburyo abamarayika bakora uyu murimo. Uwifuzwe byose page ya 59. Reka mwumve kuri ijuru rikora uyu murimo. Uwifuzwe byose page ya 59 ni mu cyigisho cya 10 cyitwa ijwi rirangurira mu butayu, page ya 59. Haranditswe ngo Imana ntiyohereza intumwa ngo zishyeshyenga umunyacyaha. Imana ntiyohereza intumwa ngo zishyeshyenga umunyacyaha. Ntitanga ubutumwa bwizeza amahoro ngo yizeza abatarabera kudamarara biringiye uburinzi. Imana ikora iki rero? Ishyira umutwaro uremereye mu bitekerezo by'inkozi z'ibibi, igahinguranya imitima yabo imyambi yo kwishinja no kwemera icyaha. Abamarayika bafite umurimo wo kumenyesha umunyabyaha urubanza rw'Imana ruteye ubwoba, ngo bimutere kugira ubushake mu ntekerezo ze, kandi ngo bimutere gutaka avuga ati nakora iki kugira ngo nkizwe. Abamarayika b'Imana bafite umurimo wo gushyira umutwaro uremereye ku ntekerezo z'inkozi z'ibibi. Kuko murabyibuka iki gitekero, uyu murimo niwo watumye mu Kristo igihe yari amaze imyaka myinshi mu mudugudu w'iwabo rimbukira uciriweho iteka, igihe abamarayika b'Imana bayobowe n'intumwa zayo bakoraga uyu murimo wo kumwemeza ibyaha bye, bakamwemeza ko ari uwo kurimbuka, ubu bushake bwahagurutse mu mutima we. Abaza amubwiriza w'ubutumwa ati none nakora iki? Uyu murimo ni uko ugomba gukorwa mu butumwa bw'Amarayika wa gatatu. Wa mbere ni ugomba gukorwa igihe tubwiriza amategeko y'Imana, ntabwo ari ukubwira umunyabyaha agomba kwishakamo imbaraga muri we zo kuyumvira, ahubwo ni ukumwereka icyaha cye. Yamara kumva iryo teka aciriweho, yamara kumva uburemere bw'igihano cyo kugomera amategeko y'Imana, tukajya ku mugabane wa 2 abamarayika bakora, page 59 n'ubundi ngo maze ikiganza cyacicirirwa bugufi mu mukungugu kikabyutsa umunyabyaha wihannye, ijwi ricyaha icyaha rigakoza isoni imigambi yo kwishyira hejuru, rikamubaza n'ijwi ry'impuhwe riti urashaka ko nagukorera iki? Iyo umunyabyaha amaze kwemezwa ibyaha bye, iyo umunyabyaha amaze kumenya yuko yishe amategeko y'Imana, ya yandi yose twize, ikiganza cya Kristo cyagucishije bugufi kikakwemeza ibyaha, ryajwi ricyaha ryaje rikubwira ritabogamye ridakebakeba kuri uwo kurimbuka. Iyo uramutse umanitse amaboko ukemera ibyaha byawe, ryongera kukubazanya impuhwe nyinshi, rikubaza ngo urashaka ko nagukorera iki? Niyo mpamvu abantu bose ijambo ry'Uwiteka rivugwa bagatera imigeri, bakumva bafite ubusobanuro bw'uburyo bw'izindi nzira banyura, ntabwo abantu bashobora gukira. Reka mwumve kwizera kwa Yesu ko ariko ubutumwa bwatonje volume ya 3 page 172 no tugeze ku isubi ya 3. Kwizera kwa Yesu kuravugwa ariko ni kumvikana. Ni ibiki bigize kwizera kwa Yesu ari nabyo bigize umugabane w'ubutumwa bw'Amarayika wa gatatu. Yesu yikoreye ibyaha byacu kugira ngo ashobore kuba umukiza wacu
utubabarira ibyaha. Yesu yikoreye ibyaha byacu kugira ngo abe umukiza wacu utubabarira ibyaha byacu. Yagenjejwe uko twagombaga kugenzwa. Yaje mu isi yacu maze yishyiraho ibyaha byacu kugira ngo tubashe kwakira gukiranuka kwe. Kwizera ubushobozi bwa Kristo bwo kudukiza mu buryo bwuzuye niko kwizera kwa Yesu. Umunyabyaha wamaze kwemezwa mu mutima yuko ari kurimbuka, ijambo ry'Imana ryongera kumurarikira kugira ibyiringiro mu gitambo cya Kristo. Nubwo yaba yarabaye impabe gute, ijambo ry'Imana rikamwemeza yuko muri Kristo honyine ari we afite ibyiringiro ashobora guteka guhererwa agakiza. Tugiye kwifashisha amasomo abiri yo muri Bibiliya mu buryo bufatika kugira ngo ibi bintu twumve uko bigomba kugenda. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Rimwe turasoma muri Yohana igice cya 4, irindi turasoma muri Yohana igice cya 5. Yohana igice cya 4 umurongo wa 46 niho tugiye guhera. Yesu akiza umuhungu w'umutware. Yohana igice cya 4 ku murongo wa 46 haranditswe ngo, bukeye Yesu yongera ku Gikana y'i Galilaya aho yahinduriye amazi vino. Kandi Kaperinawumu hari umutware w'umwami wari urwaje umwana we w'umuhungu. Yumvise yuko Yesu avuye i Yudaya asohoye i Galilaya, aramusanga amwingingira kumanuka ngo akize umwana we kuko yendaga gupfa. Mu gihe dusoma aya magambo kugira ngo tudakomeza kuyumva nk'inkuru zazi ibintu byabayeho kera, muzirikane amagambo Ellen White yanditse mu gitabo cyitwa The Faith I Live By, ukwizera kumbeshejeho. Ellen White yaranditse ngo igihe Yesu yabonaga abantu baza bamusanga, baza aho ari bikoreye imitwaro iremereye y'ibyaha, bafite ubumuga runaka, bafite ibibazo bibaremereye nk'icy'uyu mubyeyi, ngo akababwira ngo genda ibyaha byawe birababariwe, haguruka ikorere uburiri bwawe ugende, n'andi magambo yo guhumuriza abantu no kubakiza yababwiraga. Ellen White yaranditse ngo ntabwo Yesu yabaga ayabwira abo bantu bamuri imbere gusa, ngo ahubwo Yesu yabaga yaritegerezaga no mu bihe bizaza kugeza ku mperuka y'ibihe, ngo akitegereza abantu bose bazaza bamusanga bikoreye imitwaro ibaremereye nk'iy'abo bantu, ngo ariko kandi bafite kwizera nk'ukwabo. Ngo ayo magambo Yesu ayabwira abo bantu bose. Umwana w'uyu mutware baratubwiye ngo yendaga gupfa, nk'uko na benshi muri twe tumeze uyu munsi. Yesu aramubwira ati, ntimwakwizera keretse mubonye ibimenyetso n'ibitangaza. Kandi benshi ikibabuza kugira uko kwizera gukiza n'uyu murongo. Ndaza kwibasomera. Hari abantu benshi ububasha bw'Imana buri hafi cyane ya buri muntu wese, kuko icyatumye ijuru ryisiga ubusa rikohereza Kristo ni ukugira ngo dukire, ni ukugira ngo tubone amahoro. Ibyanditswe bitubwira ko Imana itajya inezezwa na gato no kubona abana bayo bababaye. Ibyago tugira ibyo ari byo byose muri ubuzima ntabwo binezeza Imana. Ndabyibuka hari ibintu njya nkunda kwibuka cyane, nkabibona nk'ibiri kubaka kanya. Twize kwiga ibyishusho cyo kwisabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya, byitwaga ivugurura n'ububyutse. Amagambo ngiye kubasomera ndabyibuka ni mama Kwini yasomeye hano, ngiye kubabwira ni mama Kwini yasomeye hano imbere mu nyunganizi arimo kugana Yesu, ariko bari bayanditsaho. Muri iyo byinshi twabize muri 2013 bavuze amagambo yo kugana Yesu, baranditse ni ku cyo cyitwa amahirwe yo gusenga. Baranditse ngo akantu nubwo kaba ari gato cyane, ngo igihe Imana izi ko kaduhesha amahoro ntabwo ishobora kukirengagiza. Ni mwumva urwego tutizera ko Imana kugeza ubwo Yesu tubaza ikibazo nk'iki yabajije uyu mugabo, akavuga ati ubundi ntabwo abantu twakwizera Imana n'urukundo rwayo keretse gusa tubonye ibimenyetso n'ibitangaza. Ni bangahe muri twebwe bumva bazizera ko Imana babariye ibyaha byabo ariko bamaze kubona ibimenyetso runaka n'ibitangaza? Ndaza kwibasomera umurongo wa 49. Uwo mutware aramusubiza ati, databuja manuka, akana kanjye katarapfa. Yesu aramubwira ati, genda, umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera iryo jambo Yesu amubwiye, aragenda.
mbabaza ikibazo ngo umuntu yizera iki? Yizera iryo jambo Yesu amubwiye. Yesu aramubwira ngo umwana wawe ni muzima, yizera iryo jambo Yesu amubwiye aragenda. Reka mwumve imbaraga y'ijambo ry'Imana. Bukeye bwaho akiri mu nzira, abagaragu be baramusanganira baramubwira bati umwana wawe ni muzima. Ababaza igihe yoroherewe, baramusubiza bati ejo ku isaha ndwi niho ubuganga bwamuvuyemo. Nuko se amenye yuko ariyo saha Yesu yamubwiriyemo ati umwana wawe ni muzima. Nuko umutware aramwizera ubwe n'ab'inzu ye bose. Imana ishimwe cyane. Reka mwumve amagambo yanditse kuri page y'122 twambuka 123 mu gitabo cy'Ibifuzwe byose, ni mu gice cya 20 cyitwa keretse mubonye ibimenyetso n'ibitangaza. Nkuko twabisomye Elneweti n'undi niwo magambo yanditse, ntabwo ari ukundi kuri gushya yanditse. Baravuze ngo ageze Kana, wa mugabo wari ufite umwana urwaye ahasanga abantu benshi bazengurutse Yesu. Hamwe n'umutima wuzuye amatsiko yagiye hatana ngo agere aho umukiza yarari. Ibyiringiro bye bisa n'ibiyoyotse ubwo yabonaga umuntu wambaye bisanzwe wuzuye umukungugu ananijwe n'urugendo. Yarazi ko iyo bavuze itorero ry'Imana, yarazi ko iyo bavuze ko abantu bagomba kuza amateraniro bagakira, yarazi ko aribuze kuhasanga ibintu by'imbaraga zidasanzwe n'ibimenyetso bikomeye cyane. Yarazi ko abantu bavuga ijambo ry'Imana umuntu nk'uwo ufite izo mbaraga agomba kuba ari umuntu wo mu rundi rwego. Yarazi ko wa mugani wa Namani ari busuze akarembarembye ukuboko kwe hejuru ya bibembe bigakira. Mwumva ingorane abantu benshi tugira ituma tudakira, kandi imbaraga za Kristo nkuko twabyize dutangira amateraniro buri gihe ziba zituri iruhande kugira ngo zidukize. Aravuga ati uyu muntu wambaye atya, nzi ko ubundi abayobozi bagomba kuba ari abantu bakomeye. Uyu muntu wuzuye umukungugu unaniwe atya, uyu nguyu ni uri bugire ikintu amarira. Muzabirebe uku niko ukuri kuvugwa bitewe nuko abantu benshi batakubona mu ishusho batari bakwitezemo, bagahita bava imbere y'umukiza badakijijwe bitewe nuko banze kwemera ibyaha byabo. Ashidikanya niba uyu muntu abasha kumukorera icyo yari yaje kumusaba, ariko abasha kugirana ikiganiro na Yesu, amubwira ikimugenza, maze asaba umukiza ko bajyana iwe mu rugo. Ariko Yesu yari yamaze kumenya agahinda ke. Imana ishimwe cyane. Mbere y'uko uyu mutwara ahaguruka iwe, umucunguzi yari yabonye umubabaro we. Imana ishimwe. Mbere y'uko uyu mutwara ahaguruka iwe, umucunguzi yari amaze kubona umubabaro we. Imana izi imibabaro yacu, yifuza cyane kudukiza kurenza uko tubitekereza. Turayishavuza tukayitera agahinda ko kutizera kwacu. Ariko Yesu yari yamenye ko uyu mubyeyi mu bitekerezo bye yari yamaze gushyiraho impamvu ziri butume yemera Yesu. Iyo ikintu yasabaga kidasubizwa, ntiyari kwemera Kristo nka Mesiya. Ni bangahe bameze nk'uyu muntu bishyiriraho inzira? Nigeze kubabwira, umuntu akajya gusenga Imana yamaze gushyiraho umurongo w'uburyo Imana igomba kumusubiza, ubwo nitabimusubiza ityo ubwo yaba atari Imana. Atitaye ku bihamya byose byerekana ko Yesu ari we Kristo, uyu wasabaga yari yiyemeje gushyiraho ikigombero gituma mwizera bitewe n'uko abonye ko icyifuzo cye gisubijwe. Umukiza yerekanye ko bene iyi misabire idafite kwizera inyuranye no kwizera k'umusamariyakazi we utarigeze asaba igitangaza cyangwa ikimenyetso. Ijambo rya Yesu niryo gihamya gihoraho cyerekana ubumana bwe, ryari rifite imbaraga igera ku mitima yabo. Kristo yababazwaga n'uko abantu be abari barashinzwe amabanga mu byanditswe byera bananirwa kumva ijwi ry'Imana rivugana nabo rinyuze mu mwana wayo. Reka mwumve, ngiye kubasomera uko uyu munsi tudashobora gukira. Muri Yohana igice cya 5. Tujye muri Yohana igice cya 5. Mwumve kwizera kuzima abantu dukwiriye kuba dufite aho ukwiriye kutugeza. Yohana igice cya 5. Yesu akiza umuntu maze imyaka 38 amugaye. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu. Kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida,
cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika amanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Ubwo tugiye kureba icyo Yesu yakoze, buri muntu wese azirikana uburwayi bwe imyaka bumaranye, maze nk'uko uyu muntu byamugendekeye yizere Yesu kandi nawe arakira. Ellen White yaravuze ngo kugukira ntabwo gusaba iminsi, ntabwo gusaba imyaka, ahubwo igihe umuntu yumvise ijambo ry'ubutumwa bwiza abasha kurikoresha, gukoresha kwizera kwe akagundira iryo jambo, uwo muntu agakira. Nababwiye ikintu, niba umuntu afashe umugambi muzima wo kwiyegurira Imana ari hano mu materaniro, akiyegurira Imana mu mutima we kandi akavugura amasezerano ye n'Imana, afite umutima ushikamye kandi udakebakeba, nubwo yasohoka imodoka ikamugonga, uwo muntu afite ubugingo buhoraho, kuko ntabwo bisaba imyaka, niko ibyanditswe bitubwira. Ahubwo kwizera kwacu ni guke cyane. Iyi ndwara we yarayimara imyaka 38, ubwo buri muntu wese afite imyaka amaranye indwara ye. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Reka mwumvire ijambo. Yesu amuha itegeko, uyu muntu aryumviye arakira. Amubwiza ijwi rye, amubwira ijambo rye ati haguruka wikorere uburiri bwawe. Na Yesu nawe aravuga ati ariko ijambo ry'Uwiteka ko ryavuzwe kandi ko rifite imbaraga yo gukiza. Yesu aravuga ati ninde wizeye ibyo twumvise, kandi koko Uwiteka kwahishuriwe nde? Mbere yuko masomera amagambo ari kuri page 128 kugira ngo mwumve imbaraga iri jambo rifite, tugiye kuyisoma kuri page 260. Page 263 mwifuzwe byose, kugira ngo mwumve imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Kandi murabizi yuko Abaroma 10:17 aravuga ngo dore kwizera gweshwa no kumva naho kuzamura ijambo rya Kristo. Ubugingo bwa Kristo aho abatuye isi buboneka mu ijambo rye. Yesu akijije abarwayi kandi yirukana abadayimoni akoresheje ijambo rye. Yaturishije inyanja kandi azura abapfuye akoresheje ijambo rye. Kandi abantu biboneye ko ijambo rye rifite imbaraga. Yababwiye ijambo ry'Imana nkuko yaravugiye mu bahanuzi bose ndetse n'abigisha bo mu isezerano rya kera. Bibiliya yose ihamya Kristo, kandi umukiza yifuzaga ko abayoboke be bashingira kwizera kwabo ku ijambo rye. Yesu yifuza ko dushingira kwizera kwacu kuri iri jambo. Ariko mutega amatwi, ubutumwa bwa Marayika wa gatatu ngo kwizera umuntu kuzagirira akamaro ni umuntu wemereye umurimo w'amategeko wo gukora umurimo mu mutima we, akamanikamo akemera ko ari umunyabyaha adateye imigeri. Apana babandi ijambo ry'Imana rivuga ngo, kuko buriya hari ikintu abantu mutazi nkuko tumaze kubisoma mu ijambo ry'Imana, huzuyemo ibyangombwa byose umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo abe umuturage w'ijuru. Murabyibuka mu nama z'igihugu itorero cyo 135 cyitwa icy'abasore bamagarirwa gukora, baranditse ngo imico y'ab'ijuru igomba kuboneka umuntu akiri hano ku isi, nibitaba bityo nta nubwo izigira ibonwa by'iteka ryose. Biravuze ngo mu ijambo ry'Imana harimo amabwiriza kuri buri ngingo yose y'abana n'imibereho y'umuntu. Amagambo umuntu agomba kuvuga, ibiganiro agomba kugira, imyambaro agomba kwambara, ibyo agomba kurya, ibyo agomba kunywa, uko agomba gucuruza, uko agomba gukora ku kazi akora, uko agomba kubeshaho umuryango we n'uko agomba kuwuyobora, uko agomba gusenga, uko agomba kwiga ijambo ry'Imana, uko agomba kugendana n'Imana, buri mugabane wose w'ubuzima, uko agomba gukoresha umutungo we, buri kintu cyose cyanditse muri Bibiliya. Ariko muzumve batubwiye ibyanditswe byera tukumva bihabanye n'ibyifuzo byacu, tuvuga atari ko ninde wakubwiye yuko imyambaro izajyana umuntu mu ijuru, kandi Imana niyo ivuze ko tugomba kwambara.
ati ninde wakubwiye yuko ibyo byo kurya ibyo mutubwira ngo nitukarya ibi ngo tujye turya ibindi ndavuga ko bizagera umuntu mu ijuru. Kandi ijambo ry'Imana niryo rivuze uko umuntu ugomba kujya mu ijuru agomba kuba ameze. Iyo ukiryumva wari ukwiriye kubanza ugakora iki kintu, ukamanika amaboko kubw'igihe wamaze wica amategeko y'Imana, kubw'igihe wamaze ugomera iryo tegeko Imana itanze, ugasaba Imana imbabazi. Twahawe isezerano yuko iyo umuntu Imana imubabariye imuha n'imbaraga zo gukomeza amategeko y'Imana. Kamwumvira ijambo page 126 yifuzwe byose ni igihe Yesu akizaga kino kirema. Dusomye muri Yohana 5 ni cyo 21 cyitwa Betesida n'urukiko rukuru rw'Abayahudi. Baravuze ngo ntabwo Yesu yigeze asaba imbabare kumwizera, yaravuze gusa ati byuka ufata akarago kawe maze ugende. Nyamara kwizera k'uyu mugabo kwagundiriye iryo jambo. Ubuzima bushyashya bwanyeganyeje buri rugingo na buri mutsi, maze mu maguru ye yari yarahinamiranye hazamo umurego w'ubuzima bwiza. Atiriwe ashidikanya yagize ubushake bwo kumvira itegeko rya Kristo, maze imitsi ye yose yikiriza ubwo bushake. Mu gusimbagurikira ku birenge bye yisanze yabaye umunyambaraga. Murumva ukuntu yakize? Nta bintu by'itangaza Yesu yigeze amwizeza, yamuhaye itegeko gusa ngo haguruka ikore uburiri bwawe ugende. Ngo maze nawe mukumvira iryo jambo rya Yesu, mukumvira itegeko Yesu atanze, ngo nuko imitsi ye n'ingingo ze zose byikiriza kwa kwizera na kwa kumvira, ngo maze ingingo ze zose zihinduka nzima. Asimbagurikiye ku birenge bye yisanze yabaye umunyambaraga. Impamvu abantu tutagira imbaraga zinesha, buri gihe duhora dutegereje ibimenyetso n'ibitangaza, ngo ibi bidakorwa ngo ntabwo nzemera ko Imana yankijije. Reka nongere mbibutse kuva igice cya 14 Abisirayeli bageze ku nyanja. Abisirayeli Uwiteka bavanye muri Egiputa mu buryo bw'igitangaza, bageze ku nyanja bari abanyantege nke cyane, bari bagize imyaka bari bamaze mu buretwa yarabaciye imbaraga. Natwe murabizi uburyo tuba twaracitse intege bitewe n'imyaka ibyaha biba bitumazeho. Bari bafite abagore n'abana batoya, bari bafite imikumbi bikore n'imitwaro. Bageze ku nyanja, inyuma yabo bumva imirindi y'amafarashi. Barebyeho bakwirukira basanga ni imisozi miremire, kandi umugabo agasanga ntabwo ari bwirukanke ngo ate umugore n'abana, cyangwa ngo asige impamba yavanye muri Egiputa, kuko urugendo rwari urw'ubutayu. Bitegereje inzira iri imbere yabo basanga ntayo, basanga nta mazi n'inyanja. Ubundi ku bintu bigendanye n'agakiza k'umuntu, aho ngaho niho buri munyabyaha wese aba ahagaze, ntacyo yakwimarira. Murabyibukana mu Kristo igihe mubwiriza ubutumwa yamusangaga mu mudugudu wa Rimbukiro, yaramuje ati kuza kagufite. Ni nkuko n'Abisirayeli barebye bagasanga imbere n'inyanja, iruhande n'imisozi, inyuma n'ingabo. Bari basobanukiwe neza n'akaga barimo ko bagiye kurimbuka. Nuko mubwiriza ubutumwa baza mukirira ati niki kiguhagaritsa? Umukristo aramusubiza ati nuko ntaza honjya. Nta munyabyaha umenya agomba kujya, nta munyabyaha umenya akwiriye gukirira, keretse abantu bamwe gusa aburira inkike, ariko nabo murabizi amaherezo yabo. Abisirayeli batakira Mose. Mose hari umuco yari afite mwiza cyane buri muntu wese akwiriye kugira. Mose iyo ibyago byamugotaga ntabwo yarucaga ibitekerezo bye ajya kuhangayika. Ntabwo avugaga ngo ngo yeba wenda bigenza neta ahindukirira Imana. Akayibaza ati none ibi bintu uko bigenze gutya mbyifatemo. Uwiteka muha igisubizo ati bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Aho Imana abwiraga Abisirayeli kujya murumva hariho ni mu nyanja. Ijambo ry'Uwiteka aratubwira ngo iyo Abisirayeli badahindukiza ibirenge byabo ngo bagende berekeye ku nyanja, ntabwo Imana ari kwitandukanya ngo bagende. Ngo ariko igihe bumviraga itegeko Mose abahaye bitewe n'iry'Imana rimuhaye, bagahindukiza ibirenge berekeye ku nyanja, ngo bari bagaragaje ko bizeye ijambo ry'Uwiteka Imana yavugiye muri Mose, ngo maze inyambaraga y'Isirayeli itandukanye inyanja baratambuka. Niko n'uyu munsi bigomba kugenda. Baratubwiye ngo nta cyizere Yesu yari yigeze amuha cyuko Imana iri bumufashe. Uwo muntu byari kumushobokera gushidikanya, maze akabatakaje amahirwe rukumbi yari abonye yo gukira.
ahubwo yizeye ijambo Kristo amubwiye maze abonera imbaraga mu kurikurikiza. Yumviye ijambo Kristo avuze maze abonera imbaraga mu kurikurikiza. Njya nkunda kubaza abantu ikibazo, iyo abantu bavuga yuko kunesha ibyaha bidashoboka, bakava ko guhinduka umukristo muzima bidashoboka, wigeze ukora iki ijambo ry'Uwiteka rivuga noneho ngo dusigare dufite ikibazo ku Mana ko yananiwe gusohoza amasezerano yayo? Niba Imana ivuze ngo genda, wigeze uhindukiza ibirenge byawe ukagenda werekeye ku nyanja maze ukisanga waguyemo waruhamye, tugasigara abandi twarokotse dushinja Imana ko yagushutse? Iyo abantu bivovotera ko Imana ntacyo bakoreye, ubutabazi Imana iduhera mu ijambo ryayo twigeze tubukurikiza turabikora, noneho twese dufatanyirize hamwe gukora ishyirahamwe rishinja Imana ko yananiwe gukora ibyo yasezeranye? Dushobora kwakira gukira mu by'umwuka binyuze mu kwizera nk'uko icyaha cyadutandukanije n'ubugingo bw'Imana. Ubugingo bwacu bwaguye ikinya, twebwe ubwacu nta bushobozi dufite bwo kubaho imibereho itunganye burengeje ubwo icyo kirema cyari gifite bwo kwigenza. Icyo dufite gusa twese ni ukuza tukarambarara ahangaha tukahamara imyaka nk'iyo tumaze, nk'uko cya kirema cyari kimaze imyaka 38 kiremaye, bagenzi bacu bakagisunika. Ubundi one mu burimo wabwiriza butumwa bakagusunika bakakugezaho Yesu, ugomba guhura na Yesu wowe ubwawe. Igihe ijambo ry'Uwiteka uryumvise, ni inshingano yawe gukora icyo Kristo agusaba kandi ukishingiriza ku isezerano rye. Imana niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Twebwe ubwacu nta bushobozi dufite bwo kubaho imibereho itunganye burengeje ubwo icyo kirema cyari gifite bwo kwigenza. Hariho benshi bazi uburyo batishoboye kandi bifuza imibereho y'iby'umwuka yo gutuma bahuza n'Imana, barushywa n'ubusa bihatira kuyigeraho, bataka bihebye bati, yemwe mbonye ishyano, ninde wangiza uyu mubiri untera urupfu? Abaroma 7:24. Mwene abo bantu bihebye kandi bari mu ntambara nibararame barebe hejuru. Umukiza yubitse umutwe areba uyaguze amaraso ye, akamubwira ni neza n'impuhwe bitarondoreka agira ati, mbese urashaka gukira? Aragutegeka ngo uhaguruke ufite ubuzima buzira umuze n'amahoro. None ni bangahe biteguye kumvira iri tegeko? Niba bifuza gukira, buri muntu wese niyumvira iri tegeko. Atureba n'impuhwe, arifuza kudukiza. Aragutegeka ngo uhaguruke ufite ubuzima buzira umuze n'amahoro. Ntutegereze kwiyumvamo ko wakize. Ngo ntutegereze kwiyumvamo ko wagenje ute? Uyu murongo n'ubu ndabizi kutumvikana neza, bitewe n'ukuntu twashyize imbere amarangamutima yacu n'ibyo twiyumvamo. Iyo uyu murongo uvuze ngo ntutegereze ko wiyumvamo ko wakize, abantu bose tabumva tubashutse, tabumva turi kubashuka. Niyo mpamvu nahisemo kubisoma. Bifuzwe byose page 26. Ntutegereze kwiyumvamo ko wakize, izera ijambo rye, ibyo birasohora. Izera ijambo rye. Abantu bagahora bataka cyane ngo hoya, ngo muri iyi minsi ngo ubuzima buragoye, ngo nta muntu wacuruza yubaha Imana, ngo urabona inzira zanjye narazisibye, ngo ntago nakwihana ngo Imana imbabarire. Bugahora amagambo nk'ayo maganya ari ahora mu bantu. Ubuse koko kandi ikibazo, abantu bakitegereza itorero bakabona ibibazo ngo birimo n'ibyaha bikorwa mu cyimbo cyo kuvuga amagambo yerekeza abantu kuri ntama w'Imana ngo abantu bemere ibyaha byabo kandi bizeye igitambo cya Kristo bakizwe. Twese muri ko duhura amagambo y'amaganya n'amarira ngo ariko se koko ngo iri torero ry'Imana izazamura iki kirere? Niba ari wowe rishingiyeho ntacyo rizazamura, ariko niba ari kuri Kristo, Imana yavuze ijambo ryantangaje mu butumwa bwatojwe Volume ya 2, icyiciro cyitwa inkingi zo kwizera kwacu. Baravuze ngo Imana ntiyitwaye ubwato kandi izabugeza ku mwana amahoro. Barandika ngo Imana y'ubwayo izashyira ibintu byose ku murongo kugira ngo ku ruhembe rw'imbere ibigomba gushyirwa mu bikorwa, ibigomba kubonerwa igisubizo, ibyo byose bishyirwe ku murongo, kuko ari yoboye ubwato. Gusa ikibazo cyacu twe twishingikiriza ku bantu.
abantu niba babonye abayobozi bavuye ku murongo, niba babonye abizera gusa nasomye amagambo ateye ubwoba nzayabasomera. Baranditse ngo benshi mu bize umubare urutuwa dufite uyu munsi, umubare urutuwa dufite ubutumwa bwatorero volume ya 2. Ayo magambo nzayabasomera cyo cya 47. Uzava ku nyigisho z'ukuri ukurikira imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Imana igomba kuzashungurira itorero. Abantu bose bavuye muri Egiputa ariko bakaba bakifite umutima wifuza inkono z'inyama zabo. Abantu bose bavuye muri Babuloni ariko bakaba bagifite imibereho nk'iya Babuloni mu mitima yabo. Imana igomba kuha amahirwe bagasubirayo, abandi bakagwa mu butayu. Ariko icyo nzi cyo ni ijambo ry'Uwiteka ryabisezeranye. Iri torero riri ku rugamba kandi niryo rizavamo itorero ryanesheje rizazamuka iki kirere. Ahubwo ikibazo niharamuka hazamutse 7, hakazamuka 10, hakazamuka bangahe, wumva uzaba urimo mu bihumbi 144 ufitemo umugabane? Itorero ryose nubwo ryatungana rigakiranuka ukaba wihambiriye ku cyanka akani, uzava muri imbuke abandi bakomeze bajye Kanani. Itorero ryose nubwo ryakwigomeka abantu bose bagafata umugambi wo gusubira muri Egiputa n'aba batasi 10 n'Abisirayeli bose, ukaba usigaye uri Yosuwa na Kalebu, Imana izategeka ko barimbukira mu butayu wowe gusoreza amasezerano. Ni iki kiguhangayikishije ngo abandi ngo bagenda bati? Ninde wakwikoreje umutwaro? Komeza kwizera kwawe kandi no kugundira uzabera n'abandi umugisha. Imana yadutegeka iti duhaguruke twikorere uburiri bwacu. Ntutegereze kwiyumvamo ko wakize, izera ijambo rye, ibyo birasohora. Shira ubushake bwawe muri Kristo, gira ubushake bwo kumukorera kandi uzabonera imbaraga mu gushaka gukurikiza ijambo rye. Gira ubushake bwo kumukorera kandi uzabonera imbaraga mu gushaka gukurikiza ijambo rye. Kuri uyu mugoroba ndifuza ko nge namwe twaturira Imana kutizera kwacu. Nagira mbabwire iki kintu. Kwizera kwa Aburahamu kwari ukwizera kumeze gute? Hari nako turarikirwa kugeraho. Abaroma 4:18 muraza kugusoma abari muhera. Baranditse ngo Aburahamu uwo yizeraga yizeraga ibitakwiringirwa ngo abasekuruza w'amahanga menshi nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyanditswe muvugaho yuko yaramaze kugera nk'imyaka 100 n'umugore we yaracuze, ngo ariko kwizera ko ntikuri agacogora, ngo ahubwo abonye isezerano ry'Imana akomezwa cyane no kwizera ahimbaza Imana, ngo amenye neza yuko ibyo Imana yasezeranije ibasha no kubisohoza. Muri cyo cyatumye muhanizwa no gukiranuka. Ibyari bizengurutse Aburahamu mu isezerano Imana yari yaramuhaye byose byari byo kumuca intege. Amaze imyaka 100, umugore we yaracuze, ariko isezerano ry'Imana riracyahari. Ntukarebe bikuzengurutse ngo biguce intege bikubuze kwiringira Imana. Ibyo byose ahubwo nibyo bituma wifuza ubufasha buvuye ku Mana. Ahubwo nge namwe mureka twishingikirize ku ijambo ry'Imana, ku gitambo cya Kristo. Uwiteka ni wo kwizerwa no kudukiza aradukiza. Kuri uyu mugoroba Uwiteka adukize kutizera kwacu, kandi buri muntu wese agira uko kwihana imbere y'Imana. Imana duhe kwizera kuzima kandi kwishingikiriza ku ijambo ryayo turigundiriye cyane mu izina rya Yesu.